uyu mugore yazize ibintu bibiri. Nikihe icya mbere yazize popularity, gukundwa ikindi cya kabiri nawe Imana imbabarire simucira urubanza, aryoherwa n'igikundiro yibagirwa yuko mu byukuri hari ibyo yavuganye na RGB, ariko yirengagiza n'akantu harimo ko ara agakino barimo akarimo n'abagenzi be kandi arimo abarye numero. Buriya ibintu nkunda kubona muri football, hari umukino ugeze kuza arambwira ati perezida ati wambabari uriya mukinnyi ukamwirukana se kubera iki atarandoga niwe ndaramuroga uretse se gatoya ndakumbwira ndeka yase nshuti yanjye bibeze ati mu minsi ishize nabuze gezi yanjye aravuga ati ngewe uyu mukino ku mukinnyi ngo wibereye ahantu aratondeze niwe barogaga aravuga ati uriya muntu arandoga amaye. Ndavuga nti ibi bintu ni ibiki atarandoga. Ibyo rero ni iki? Ni ukuvuga ngo iyo ibi bintu nabyo byabaye nk'iby'abakinnyi b'umupira batari professionnel, aho kugira ngo ukore tize mugenzi wawe umurushe, urabona ibyo akoze ukavuga uti uyu muntu wapi nanjye ndamugirayo, sibyo? Ibi bintu rero bose batangiye biganana, gutangira gukora ibitangaza, faya gukora ku muntu ngo araguye, bira bintu ni fake, ni ugufekinga n'abariya bagwa bose baterura, hari n'abihaga, bira bintu byose ni fake. None se umva nkubwire nyine kamanze bite nkubaza nkubaza iyi video bagaragaza bako ari kwa Pastor Kabanda Julienne, abantu bari kujyanwa mu mazi muri Yordani, imenya muri piscine, babajaburamo bakavamo basaze buzuye umwuka. None fake bakavamo buzuye umwuka. Bamwe bavuga ko gusura umwuka, ariko abandi bavuga ko uguta umutwe ahubwo no gusara abantu kuguruva umwuka suhebebesha abantu. Umwuka umuntu avamo ameze nk'umuka, umwuka uvamo umuntu ajwigira wagira ngo yabaye inyoni. Ibyo bintu abantu barabifekinga mon frère. Kiriya gihugu cyose tubabonaga bacabika bamwe n'abandi bajyanaga kugufa kamufata bakamucabika.